kadukurikirana no mu mukino w'iteramakofe huje Anita Pendo na Mama Sava. Urabona ko barimo gusuhuza abafana rwose bishimiye buri wese yiteguye gutsinda. Anita bamugira inama nyinshi cyane ba coach biwe. Kadukurikire turebe round ya mbere atangiye. Round ya mbere nuko itangiye rwose. Anita Pendo na Mama Sava. Kadukurikirane turebe ese ninde uko bitundi umukino w'iteramakofe. Abagore b'ibisore cyane. Urabona ko rwose bambaye udukabutura twiza cyane n'ibikaske mu mutwe. Round ya mbere atangiye. Anita Pendo akaba atangiranye imbaraga zidasanzwe cyane rwose akubita Mama Sava ibipfunsi byinshi cyane. Katore ko biza kurangira. Mama Sava nawe ubona ko atamworoheye. Ibipfunsi byinshi cyane mu nda no mu mutwe rwose urabona ko bitoje cyane. Tukurikire turebe. Bafana ni benshi cyane urabona ko abafana bitabiye no mukino w'iteramakofe. Tukurikirane turebe se ninde uza gutsinda no mukino w'iteramakofe hagati ya Mama Sava na Anita Pendo. Ubona ko Anita Pendo nawe bamumereye nabi cyane. Nabo akagerageza kwirwanaho. Round ya mbere kabirarangiye. Round ya kabiri kabigezemo rwose. Anita Pendo asa nkaho ari we baragaje imbaraga nyinshi cyane. Round ya kabiri atangiye katurebe. Mama Sava nawe agerageza gukoresha imbaraga nyinshi cyane ndetse no kuziba icyuho. Urabona ko arimo kugerageza gusa nkaho amutungura. Umukino urimo imbaraga nyinshi cyane rwose murebe neza. Tukurikirane turebe. Tukurikirane turebe rwose abafana urabona ko ari benshi cyane ku bwinshi rwose. Anita Pendo bamumereye nabi cyane round ya kabiri. Ya gatatu tayari. Umukino urimo kwihuta cyane kabisa. Turebe neza. Urabona ari nduza kwegukana no mukino. Turebe. Anita Pendo usa rugarukanye imbaraga nyinshi muri round ya gatatu. Turebe ko biza kurangira. Mama Sava nawe akavuga ngo ntawe usangira n'udakoramo. Turebe neza cyane rwose. Urabona ko Anita Pendo arimo kumwihererana mu nguni cyane rwose. Agafatana refa akabakiza. Dukurikire neza turebe ko biza kurangira. Umukino mwiza cyane rwose w'iteramakofe. Tangiye kugenda utera imbere rwose mu Rwanda. Turebe ko biza kurangira. Uyu munsi ndabona haraza guca wambaye rwose. Round ya gatatu nayo kabirarangiye. Ubona ko Anita Pendo rwose atishimye. Mama Sava nawe ubona ko rwose morale yasubiye hasi. Turebe uwegukanye no mukino. Ninde bagiye kuzamura. Turebe. Anita Pendo akaba aracyegukanye rwose. Ubona ko rwose nta mutima mubi barimo bahoberana. Ibyishimo byinshi. Anita Pendo akaba atsinze no mukino wa box. Urabona ko ibyishimo ari byinshi rwose. Dukurikirane neza turebe. Anita Pendo ugenda asuhuza abafana n'abana be. Twumve icyo agiye gutangaza nyuma y'umukino. Ibyo agiye gutangariza abafana be, ibyo yadusezeranyije, ibyo yari yarababwiye mbere yo umukino utangira. Dukurikirane. Ahubwo nanjye nari ready, nari mwiteguye, ariko ni experience nziza. Pressure ari hejuru and ikindi kugira ngo wibuke ibintu byose witoje utazi opponent wawe icyo atekereza mu mutwe. Ibyo byose rero byari imibare, byasabaga imibare no gutekereza. Witoje nk'igihe kingana iki? Si ukwezi se, twese twitoje igihe kingana. Hanyuma umaze ukwezi mwitoze? Yego.
Resulta zivuyemo se urazishimiye n'imigoro wanyu bon kubera ko nari mbizi ko biri bugende kuriya ariko kuri mwakubonye ko namuhaye ibye byibura yagerageje nka kuri round ya kabiri niho yagerageje kuzana imbaraga ariko ya mbere n'iya gatatu namukubise sans défaut adakora bon nyine kubera yuko kategori nyinamo iratuma mbyemera kubera ko ndi corporate ntabwo ari professional so kwa nari professional ubwo nyine ndabyemera kuri corporate ikintu kiba gihari cereka aguye hasi akananirwa kubyuka yikuyemo mu kibuga atarangije imikino round 3 zose nibwo babara yuko wowe watsinze ariko iyo mwese muzirangije niyo waba wamudihaguye ubwo babara nyine ko mwese mwatsinze nubwo munganyije ngagira ubutumwa wa Mama Sava nawe ukuri arakuzi jo nawe yibwiza ukuri azi ko namuhondaguye ariko nta kibazo kubera yuko twashinaga corporate ubutaha bazaduhe pro yaba pro bundi mwereke muhondi hanyuma Pendo dusoza kubona abafana bangana gutya mu mukino w'iteramakofe tutamenyereye cyane utazwi na cyane mu Rwanda iyi attendance yo urayivuga y'icyo navuga ngo wari umukino wa mbere wa boxing wakorewe marketing ku buryo twawumenyekanishije n'ababishinzwe ku ruhande rwabo n'abakabimenyekanisha so nekereza ko ni ikintu babonye ko gishoboka ni ikintu babonye ko social media zifite akamaro kanini isi tugeze muri social media babibonye and ndatekereza ko nabaje baryohewe pe so next time tuzabure naho dushira abantu barebere hanze ku ma screen boxing n'umukino mwiza n'abakobwa nanababwira kuyitabira cyane kubera yuko haracyarimo icyuho mu bakobwa so baze n'umukino mwiza wa ambiance niyo bakudunda itama rimwe ribyimbye wagenda bagakanda ukagaruka ubuzima tubeshe uvugisha ukuri hagarara nyine mvugisha ukuri pameze yari match cyambere n'ubwa mbere nari ninjiye muri ring ariko nta nubwo byatumye ntera ubwoba cyangwa ngo nkubito hanyuma umukino w'iteramakofe wari umaze nk'igihe kingana cyo ukora imyitozo nari maze nk'ukwezi nkora imyitozo ariko alhamdulillah kuko ntago natsinzwe nawe ntiyatsinzwe ariko uko byari bimeze ntago nanganyije twari dufite imyitozo mike first of all ariko nanone twakoze ibyo twari twarasabwe n'ubuyobozi buri gitekerezo cyaje gute cyo kuguhitamo we na Anita ngiyi match ya corporate game abari mwe muzayikina habayeho body max building niyo yadupropoje ko twakorana ariko ica kuri Anita ambwira ko twakorana so ndaza dutangira imyitozo mwagiye mubona ibiganiro bitandukanye twagiye tunakorera aha ngaha kugeza kuri uyu munsi finali kugeza mereza hano sha kugeza mfite iki gikombe mfite n'uyu mudari yari experience imeze gute kwibona muri ringi abafana bangana gutya ntabwo bisanzwe ko box yitabirwa kuri urwego iyi attendance urayivuga iki n'ubwa mbere nari ninjije muri ringi nabanje kubivuga ariko nari nzi ko ari ibintu biteye ubwoba cyane numvaga nyine mbere ntarageramo navugaga ibintu ndaza kubishobora ariko ndashimana ko nabishoboye kandi byagenze neza Anita avuze ko ukuri ukuzi uranganyije ariko avuze ko ukuri ukuzi nta kuri kundi guhari kuko ubundi kereka wenda yankubise ariko ntiyankubise rwose ahubwo agende neza ntamwongera Mama Sava